zifasha kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no gutanga umusanzu ku bandi banyafrika bafite ibibazo by'umutekano n'ituze. Umukuru w'igihugu ahamya ko uwagerageza kuzana iterabwoba ku Rwanda byamuhenda. Umukuru w'igihugu yavugiye ibikuru uyu wa mbere mu muhango wo gutanga impeta za gisirikare ku bari abanyeshuri 721 binjiye mu ngabo z'u Rwanda nyuma yo gusoza amasomo yabo. Inkuru ya Divan Uwayo. Umuhango wo gutanga ipeti rya suriyetena ku basore n'inkumi 721 basoje amasomo abinjiza mu ngabo z'u Rwanda wabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy riherereye Igako mu karere ka Bugesera. Uyu muhango wasusurukijwe n'akarasisi ka gisirikare kabimburiye indahiro y'urwo rubyiruko rwinjiye muri RDF ku rwego rwa ba ofisiye. Imana ibimfashemo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimye umurava n'ubwitange bw'abasoje amasomo yabo, abasaba guhora iteka buzuza inshingano zabo bakarushaho gufatanya n'abaturage nk'uko bisanzwe mu ndangagaciro n'imikorere ya RDF. Mutangiye urugendo mu nzira y'ubuyobozi muri ibyo bikorwa biranga ingabo z'u Rwanda. Mugomba guhora muzirikana ko umurimo wanyu mbere na mbere ari ugukorera abanyarwanda, ababyeyi banyu, abavandimwe banyu aho mukomoka. Iyi ni inshingano iremereye mugomba guha ibyo agaciro gakwiye. RDF igakomeza kwiyubaka ndetse igakomeza no gutanga umusanzu aho bibaye ngombwa. Mu basoje amasomo binjiza ku mugaragaro muri ba ofisiye b'ingabo z'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2021, Alphonse Niyibaho niwe wahize abandi. Avuga ko atewe ishema no kuba mu ngabo z'igihugu, ibintu ahuriyeho na bagenzi be bashimangira ko ari inzozi zibaye impamo. Inzozi zo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda zisa naho zaje nkiri muto cyane, ko numvaga amateka y'abakuru bacu, ibikorwa bagiye bakora numva ni ibikorwa byiza cyane by'agaciro, numva nanjye natera ikirenge mu cyabo kugira ngo turusheho kubaka u Rwanda twifuza. Ni inzozi nagize kera nkiri mutoya, najyaga mbona igisirikare ari cyiza, nkabona abasirikare nkabikunda, ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe. Bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora. Bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka, ariko mbona ko byitwaga impossible byabaye possible. Ni ibyishimo kuri twese abagenzi banjye, ariko nanone icyo numvamo gikomeye cyane kiruta ibyishimo ni message ya Father His Excellency and Commander in Chief of the Rwanda Defense Force. Message yatanze irakomeye cyane kuri twebwe twakira umuryango wa RDF, anatwibutsa inshingano zacu nk'abasirikare kandi ko tutagomba kuziteshukaho. So ni ibyishimo kuri njyewe, kandi ndahamye neza ko jye na bagenzi banjye twiteguye gusoza ubutumwa Father. Bamwe mu babyeyi nabo batangaje ko bishimiye ko abana babo bahisemo neza bakitabira amasomo azafasha gusoza neza inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Urazi kwiza ingabo zikora akazi kenshi cyane, ari nacyo mpamvu usanga igihugu cyacu ahantu mu bihugu biri mu mutekano muri Afurika ni ikiza mu bya mbere. Nanjye rero ibyo ngibyo bikaba binshimisha cyane kubona umwana wanjye nawe ashobora kwifatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo bakomeze umutekano w'igihugu bakomeze bawubungabunge utazigera uhungabana na gake. Inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye. Uyu munsi rero ndanezerewe kuba nanjye mfite umwana uri mu ngabo z'igihugu, kuko baraturokoye mu bihe bikomeye. None uyu munsi wa none rero nanjye biranejeje kuba mfite umwana nanjye uzarengera abandi nyuma, kubaka amaboko akarengera abanyarwanda, abana b'abanyarwanda.
batandatu muri aba basoje amasomo bigaga mu bihugu bya Kenya, Ububiligi na Sri Lanka, mu gihe abandi 715 barimo abakobwa basaga 70 bo bigaga mu Rwanda mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Military Academy. Muri abo 715 bigaga mu Rwanda harimo 209 bize hagati y'imyaka 3 n'4 bahawe impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor's degree mu mashami y'imbonezamubano social sciences, ubuganga medicine ndetse na mechanical engineering cyangwa se ubuhanga mu byo gukanika, ndetse n'abandi 546 bahawe amahugurwa y'umwaka umwe mu bya gisirikare kuko 347 bari basanzwe ari abasirikare bato, mu gihe abandi 159 bari abasivile ariko bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor's degree. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimiye abatanga ayo masomo, ashimangira ko intego yo kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu ari ukuziha ubunyamwuga buzifasha kurinda ubusugire bw'igihugu no gutanga umusanzu ku bandi banyafurika bafite inyota y'umutekano n'ituze. Ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano, ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere. Ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha, ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa uwo tugirira nabi, oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya, ndetse bikanumvikana ko uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, bitamugendera neza. Kuvuga ko bihenze cyane byamuhenda, byamusaba ikiguzi atari yatekereje. Naho ibyacu bigarukira kubaka ingufu, ukongeraho noneho ahubwo no kugira ngo tube twafasha mu buryo bwo kubaka umutekano ahandi igihe twifashishijwe. Mu mwaka wa 2015 nibwo abiga mu ishuri rya Rwanda Military Academy batangiye guhabwa amasomo nk'abandi banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda, ariko ibyo bikajyana no kubaha amahugurwa n'amasomo ya gisirikare military science. Uretse abarangije amasomo yabo mu mashami y'ubuganga, imbonezamubano ndetse n'ubuhanga mu bukanishi, iri shuri rifite n'andi mashami arimo ubugenge, imibare, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima, aho abayigamo nabo bazasoza amasomo yabo mu myaka iri imbere. Divin Wayo, Radio Rwanda, mu karere ka Bugesera.